Muraho neza bakunzi baduhugurane, tubahaye ikaze muri iki kiganiro twabateguriye. Dukomeje kandi kubifuriza kugira amahoro n'amahore mu buzima bwanyu. Uyu munsi twabateguriye nanone ikiganiro kijyanye n'imigani. Imigani turi buze kwibandaho ni imigani ijyanye n'inka. Inka igira ibyo ivugwaho byinshi, abakurambere bacu bayivuzeho, natwe na n'ubu turacyayivugaho. Hari imigani myinshi yerekeye ku nka, ariko twabahitiyemo imigani 10 gusa iruta iyindi, imigani 10 wakoresha uganira n'abatunzi, ku buryo rwose wagaragara neza nk'intiti. Dukomeje rero gushimira abadukurikira, abadi ibitekerezo ndetse n'abakanda subscribe kugira ngo dukomeze duterwe ishema no kubagezaho ibiganiro byiza muba mudusaba kandi mukeneye. Turabashimira rwose, murakoze cyane. Reka dutangire. Umugani wa mbere uragira uti: inka ikitse nta kitayikora mu nda. Inka ikitse nta kitayikora mu nda. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uhuye n'insanganye ntawe utamusonga. Uhuye n'ibibazo akagwirwa nabyo ntabwo wabura ukuvuga. Uruvugiro ruratangira, ndetse uwo ari we wese na wa wundi uri munsi yawe akabona uruvugiro akakuvuga. Rero ni byiza ko wakomeza gukora cyane ukihagararaho kugira ngo udaha umwanya ba bandi bakuvuga gukomeza kukuvuga, kuko iyo wibeshye ukagwa ntawe utakugera amajanja. Umugani wa kabiri uragira uti: inka mbi ikamwa cyane. Ni hahandi bajya bavuga ngo igiti cy'umuruho cyeraho imbuto z'umugisha. Iyo wishe akuya usarura neza, naho iyo utishe akuya ukabona ibyo utavunikiye ntibiramba. Ndumva rwose ahangaha byumvikana. Umugani wa gatatu uragira uti: inka ni umunyurahabi. Inka ni umunyurahabi. Inka ishobora gutuma unyura ahantu habi. Nicyo bishatse kuvuga. Ese igisobanuro cyimbitse cy'umugani ni ikihe? Nuko inka yari ifite agaciro kera, na n'ubu karacyahari, ariko si nka mbere. Rero inka kera yabarwaga nk'amafaranga, yabarwaga nk'ubutunzi bwa mbere. Ubu ngubu rero babigereranya nk'aho inka uyifite utunze zishobora kugufasha kunyura ahantu habi. Ushobora kuzibyaza amafaranga akakunyuza mu bihe bibi. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ubutunzi bwakugoboka. Umugani wa kane uragira uti: inka nke zigukwerera nka so. Kera uko bakwaga inka, ubu ngubu byahindutse amafaranga. Inka wakwaga zashoboraga gutuma ziguha ishema nkawe mwana, kuko kera murabizi ko ababyeyi baragaga abana babo bagiye kurushinga ndetse bakanabubakira, akaba ari bo batanga inkwano. Ariko ubu ngubu ntabwo uyu mugani twavuga ko ukigezweho, kuko burya umwana ashobora kuba avuka ku mubyeyi wakoye inka nkeya, ariko we agakorera nyinshi, agakorera amafaranga, agatunganirwa ku buryo we atazakwa nka se, ahubwo azakwa nk'umugabo witunze, nk'umugabo wishakashakiye amaramuko akaronka.
ahangaha rero bishatse kuvuga ngo niba inka nke zigukwerera nka so, ubu ngubu ushobora gukora cyane ku buryo utakwa nka so. Ni byiza rwose, ndumva byumvikana. Umugani wa gatanu uragira uti inka ujye uyiha ugukunda, naho uwo ukunda ararukurenza. Reka nsubiremo gatoya ngo inka ujye uyiha ugukunda, naho uwo ukunda ararukurenza. Inshuti nziza burya ni igukunda, ntabwo ari iyo ukunda. Uyu mugani rwose urumvikana cyane ngo inka ujye uyiha ugukunda, naho uwo ukunda ararukurenza. Uwo ukunda ashobora kuba aruha abandi cyangwa se akunda abandi, ariko ugukunda aba ari wowe wenyine. Umugani wa gatandatu uragira uti inka ya nkoronko igira inkomoko. Inka ya nkoronko igira inkomoko. Ni hahandi muzumva nanone ngo mwene samusure avukana isunzu, cyangwa se inyana ni iya mweru. Uko umubyeyi wawe yakureze hari igihe umukurikiza, bakavuga ngo mwene samusure koko avukana isunzu. Uko ameze nawe akaba ariko uba cyangwa se witwara. Umugani wa karindwi uragira uti inka y'umukene ntibyara vuba. Inka y'umukene ntibyara vuba. Umukene ibyo akoze bisaba kwihangana kugira ngo abone inyungu. Ni hahandi bajya bavuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Iyo ufite ubushobozi buke cyangwa se bw'ingerere, kubona inyungu urategereza, bisaba gutegereza. Umugani wa munani uragira uti inka zabuze itungiro uziburana na nyirazo. Ngo inka zabuze itungiro uziburana na nyirazo. Ahangaha ni handi mujya mwumva ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. Ni hahandi umukene cyangwa se uw'imbaraga nke ashobora kuzira ibikokora by'umunyembaraga. Ibyo umunyembaraga yakoze ugasanga biryojwe umunyembaraga nke. Ubu ngubu urumvikana rwose. Umugani wa 9 uragira uti inka zisubiza umukobwa iwabo wa nyina. Inka zisubiza umukobwa iwabo wa nyina. Ubutunzi ufite bukeya bushobora gutuma umugore asubira iwabo akakubenga. Ni naha handi mujya mwumva bagira bati umugore agira inzara ntagira inzigo. Hari n'indi mvugo yamamaye abantu bajya bashenga bakoresha bavuga bati umugore yarebye mu mutiba, umutima uva mu nda. Rero niba yarebye mu mutiba agasanga nta kirimo, nk'uko twabibonye haruguru ngo bagira inzara ntibagira inzigo, icyo gihe umutima uhita umuvamo akabasubiye iwabo. Niho bavuga ngo inka zisubiza umukobwa iwabo wa nyina. Umugani wa nyuma uragira uti izicuritse ibishira si zo mapfizi. Izicuritse ibishira si zo mapfizi. Ibishira ni inkaka y'inka. Rero ngo izicuritse ibishira cyangwa se za zindi zigaragara ko nibura zabyara neza cyangwa se zabangurira izindi neza, ati si zo mapfizi. Bishatse kuvuga ngo ibishashagirana byose si zahabu. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu twabateguriye imigani 10 ijyanye n'inka, ndetse tuzakomeza no kubagezaho iyindi dukurikije ibyo mwifuza, ndetse tujyanye n'imigani yadufasha mu kuganira neza n'abandi,
aho turi mu biganiro cyangwa se mu mihigo. Turabashimiye rero niba mukunze ikiganiro cyacu, mwagisangiza abandi bakunda imigani, insigamigani ndetse bakunda umuco muri rusange. Tukazajya dusangira amateka ndetse tunamenya n'imvugo rurangiranwa, imvugo ziryoshye twakoresha mu biganiro. Mukomeze rero mugire ishya n'ihirwe. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Murakoze.